save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. ndagushushaho kurikesha Mbwar TV. Imana iguhe umugisha. Nkwaye ikaze mu kiganiro Branham aravuga. Benshi muri mwe mumaze kumenyera ko gitambuka buri wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Mbwar TV. Iki kiganiro kivuga ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma William Marrion Branham atubwira, ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Iki kiganiro mukigezweho nanjye ni Nzigabo Madadere Kabe. Uyu munsi turavuga ku nkuru dusanga mu kibwiriza William Marrion Branham yabwirije mu 1961 tariki 27 z'ukwa munani, akita The Message of Grace, cyangwa se mu Kinyarwanda ubutumwa bw'ubuntu. Mu myaka ya hambere buri gihugu cyayoborwaga n'umwami. Muri cyo gihe twagereranya n'umukuru w'igihugu cyangwa se president. Akenshi wabaga umwami mu gihe uri umuhungu w'umwami. Umwami yategekaga cyangwa se yabaga ari hejuru ya buri muntu wese cyangwa se buri kintu cyose kiri mu gihugu ayoboye. Ni ukuvuga ngo imanza zananiranye niwe wabaga yashobora kuzica adashyizemo amarangamutima ye. Uwo yaciragaho iteka ndetse n'uwo yategekaga ko yicwa yaricwaga nta kabuza, kandi n'uwo yababarirwaga nta kabuza. Umwami yabaga afite umugore umwe twakita ko ari uw'isezerano cyangwa se umwamikazi, ariko bitabujije ko n'undi wese yashoboraga kuba yashima cyangwa se agakunda yamubyariraga umwana. Muri make umwami niwe wabaga ufite ubutegetsi bwose mu kiganza cye, ububasha bwose bwabaga buri mu biganza bye. Umuhanuzi William Marrion Branham mu kibwiriza haruguru cyavuzwe aravuga ati, higeze kubaho umwami. Uwo mwami yari afite umwana umwe w'ikinege. Nuko umunsi umwe umwana w'umuhungu w'ikinege w'umwami aza kwicwa n'umugizi wa nabi. Birumvikana kuri buri wese ko umwami atashoboraga kwihanganira uyu mwicanyi wari umwiciye umwana. Nyuma y'ubwo bwicanyi mu gihugu hose hahise hatangirwa iperereza rishakisha uyu mwicanyi wari uhangaye kwica umwana w'umuhungu w'ikinege w'umwami. Nuko nyuma y'igihe gito uyu mwicanyi yaje kuba yafatwa, nta kabuza yahise ashyirwa muri gereza. Vuba vuba urubanza ruhita rutegurwa. Mu by'ukuri byari ibintu bitoroshye. Umwicanyi mu by'ukuri yari azi ko yishe umwana w'umuhungu, ndetse yari azi ko imbere igihano kimuteganyirijwe atari amahoro. Akomeza kuguma mu nzu y'imbohe afungishijwe iminyururu ndetse n'ingufuri. Impande zose zari zigoswe n'abarinzi. Buri wese ukurikiye iki kiganiro ashobora kumva uburemere bw'icyaha uyu mwicanyi yari yakoze mu by'ukuri. Yagumye mu nzu y'imbohe atotezwa, aryama hasi ndetse ababazwa cyane, atanagaburirwa, ari mu mimerere mibi cyane twese tutakifuza kubamo. Umunsi umwe uyu mwicanyi yaje kuba yasorwa hanze mu ruhame kugira ngo abashe kuburanishirizwa ku mugaragaro. Aza guhamwa n'icyaha atagoranye rwose yakoze. Itegeko rihamya ko akwiriye kunyongwa hagati mu mujyi rwagati, ndetse ko akwiriye kwicwa urw'agashinyaguro kugeza aho umwuka we umushiriyemo burundu. Nuko atangira kuboroga ataka cyane asaba imbabazi agira ati, nubwo icyaha nagikoze ndacyemera, ariko ndasaba imbabazi kuba narabikoze. Iyo nza kubimenya ni ukuri simba narabikoze. Akomeza gusaba imbabazi agira atyo. Mbere y'uko uyu mwicanyi anyongwa, umwami yamanutse aho uwo mwicanyi yari afungiye kumusura, ndetse no kugira ngo babashe kuba baganira byimbitse ku cyaba cyaramuteye kumwicira umwana w'umuhungu.
nuko umwami aramanuka yinjira aho uwo mwicanyi yari afungiye hameze nk'ikiraro cy'inyamaswa runaka. abona uwo mwicanyi aho yari ari mu nguni, mu mubiri we muto muto yarakanyaraye mu isura, iminwa yaraguye. muri make yari ari mu mimerere mibi cyane, nta mazi abona, araho gusarira cyane bishoboka. umwami aramubwira ati haguruka. umwami aramwegera, amureba mu maso, aramubaza ati ese ni iki cyatumye wica umwana wanjye? ese ni iki kibi yaba yaragukoreye? ese ni iki yaba yaragukoreye ku buryo wamwitura kumwica urupfu rw'agashinyaguro bingana kuriya? mu by'ukuri ushobora guhita wibaza uti ese uyu mwicanyi ni iki yashubije umwami? umwicanyi n'ikiniga cyinshi cyane aramusubiza ati nyagasani, mu by'ukuri umuhungu wawe nta kintu na kimwe yigeze antwara, byose byavuye kuri njye. ati mu by'ukuri namwishe bitewe n'ishyari namugiriye, namusanze mu isinagogi maze ndamwica. none ubu ngiye gupfa kuko icyaha nagihamijwe n'ubutegetsi bwawe, kandi koko ndabikwiriye kuko nishe umwana w'ikinege w'umwami mujijije ubusa. umwami nyuma yo kumva ibyo ngibyo arasohoka, yicara ku ntebe, arategeka ati musenye ibintu byose byavuzwe kuri we, nimurangiza mumwoze mumwambike, ndamuzanira ikanzu. haciye akanya umwami agiye, yongera kugaruka ari ku igare ryiza cyane. nuko umwami arahagarara, aravuga ati ngwino muhungu wanjye tujyane ibwami. amwambika ikanzu. umwami arangije avugira mu ruhame ati uyu ni umuhungu wanjye. bitangaza benshi cyane, kuko byari ibintu bitumvikana kandi bidashoboka kuba wakica umwana umwe w'ikinege w'umwami warangiza ukagirirwa imbabazi bigeze kuri urwo rugero. umuhanuzi Imana yatwereje ari William Marrion Branham muri kino gisekuruza cya nyuma. mu buzima bwe busanzwe yakunda kuvuga ati ibyo mu mubiri bishushanya ibyo mu mwuka. ni naha kuri iyi nkuru yakuriyeho igitekerezo cyo mu mwuka agira ati ubwo bwari ubuntu. yari njyewe, yari wowe, yari twebwe. twishe umwana w'Imana Yesu Kristo igihe yazaga kuri iyi si hamwe n'ibyaha byacu, dusa nabi, turi aho twivuruguta mu byaha by'iyi si yose. nuko Imana itwogesha ayo maraso y'umwana wayo ari we Yesu Kristo, nuko arangije aduha ikanzu y'umwuka wera. Branham akomeza avuga ati urwo rukundo rw'Imana ruzatugarukaho umunsi umwe, nuko rutujyane kubana nawe mu ijuru, kuko ibyatuvuzweho byose, ibyaha byacu byose byakuweho, ntidushobora kujya mu rubanza ukundi. yaratwibitse, aduha urukundo, aduha ubuntu bwayo. umunsi umwe tuzi ko tuzajyana nawe mu ijuru. ni naha dushoreje ikiganiro Branham aravuga, musaba gukora subscribe, share na comment, kandi mwibutsa ko ushaka kudukurikirana kuri Facebook wandikamo Shamgar TV, ndetse no kuri Instagram wandikamo Shamgar TV. naho utaha, Imana ibamugisha.